ntugacikwe n'amakuru y'inyigisho n'ibiganiro bya Reni Today. Reni Today. Reni Today. Reni Today. Reni Today Appodex News. Yes. Yes, reka nizere ko mwese mumeze neza mu bice by'igihugu byose bigiye bitandukanye. Yenda mbasuza kandi bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reni Today Updates News. Today is another day. Umunsi tugiye kuganira ku ngingo itari buze koroha. Tugiye guhuriza hamwe urukundo n'amafaranga. Ariko kandi murabizi neza ko ngewe ibyo ntago mbimenyereye cyane. Ntago nabyibashisha ngiye nyine, niyo mpamvu ndi kumwe n'umutumirwa udasanzwe mu kiganiro ubuzima n'imibereho cyo kuri uyu munsi. Umeze neza? Yego meze neza. Amakuru y'iminsi wabagahe? No bwa mbere kuri Reni Today. Ntabwo kibazo araho nabaga, ahubwo kuko mutadutumira. Ikibazo no kutabatumira se? Twe tuba duhari, ikibazo nuko mutadutumira. Ariko buriya ntugire ikibazo gihe kitaraje. Igihe cyageze ubwo twatangiye. Bishimiye no kuzagaruka n'ubutaha. Ukaba rero wambaye nk'umuntu uturutse i Burayi. Urabyumva ute? Urakoze, ariko ntabwo tuvuye i Burayi, ariko buriya wasanga tuzagenda. Aho kuribaza nitugera bizagenda bite? Muzagaruka se? Amazi arashyuha ntabwo yibagirwa iwabo wa mbere. Ubwo muzaza muzanye amadolari. Birumvikana. Amahanga arahaye. Bose warumeze? Nanjye meze neza, urabibona ni weekend yatangiye nubwo twebwe tuyitangira muri studio, ariko tumeze neza. Tukaba tuje kuganira rero byinshi bigiye bitandukanye ku rukundo n'amafaranga. Bamwe bajya bavuga ngo amafaranga rimwe na rimwe ngo aravuga. Uri kubise haroro. Si ukuvuga gusa nawe uri kubise haroro. Yego. Okay. Reka wenda twisanishe nabo ngabo bavuga ko amafaranga avuga. Aramutse koko avuga, ni irihe jwi cyangwa ni irihe jambo nyamukuru yaba avuga mu rukundo? Mu rukundo? Mu rukundo? Ya kubivuga ntabwo ibintu byinshi cyane, ariko nyine ibaza niba uba wicaye, reba iyo wicariye ahantu ukabona ka message karaje kubwira ngo nta receive state wa limit ihinduka, ukaba undi mushyashya nyine no kwisura bikagaragara. Noneho ibaze ubaye ufitiye umuntu ibyiyumviro nta n'ikindi byashingiyeho, hakaza kwiyongeraho nako ka message. Ubu bya bintu twatuntu tw'amabaruwa ntabwo bikigezweho. Ibaruwa ko n'umuntu akwandikiraga ibaruwa. Mana njye banavuze noneho ngo abantu bagiye kujya bandikirana. Hari inkundo zasenyuka kuko ibintu byo kwandika byabaye ikibazo. No kuri telefone za smartphone zatugize abanebwe, urajya kwandika ijambo rigahita ryizamura kuri keyboard ugakanda gusa. Noneho baze kwandika, hari abantu twandika nabi. Ariko banakoresha ka voice note. Voice note ntagaruka. Ariko nyine bikaba bisimbuye amafaranga. Ariko se sheri, uranyandikira ari ushobora ko nariye. Banza umbaze ngo be wari nusanga ntariye, uretse rari nusanga ntariye, tumbwira ati reba kuri telefone urebe ko wigenza ubundi tuvugana umeze neza. Aho rwose nzana kwita mvuga ati si ariko urabizi neza ntago iminsi ihora ihwanye. Ndabizi niba ukennye nzabimenya, ariko hari umusore ukena kuva ku wa mbere tariki ya mbere z'ukwa mbere kujya 31 z'ukwa 12. Ukibaza ni urukundo rwe n'amafaranga yabihora mu magambo gusa, atagwa n'igiceri kandi ubizi neza kwa yindi. Nyene nawe niyo mpamvu utakubaza niba wariye. Abo ni nabo nabikubaza cyane. Ababizi ko wariye ahubwo ashaka wenda nkwayo kubaza, bashaka kumenya ngo wariye iki. Nariye iki? Ubwo se umenya gute ko nariye utabigizemo? Niba uzi ko nariye deja nariye birahaye. Imbaza ngo nariye. Cyeka niba ubona nshonje, ako nabwo ubona ko nshonje ntago ari ngombwa ko bimbaza. Dore ushaka kukwima, umunyarwanda arabicunza aravuga ngo umuntu ashaka kwima afite ikintu abizi neza kugishaka, arakubaza ngo se nguhe. Arabibona ikintu uragishaka. Arabibona deja ko ikintu gishaka, ariko akaza kubaza ngo ese nguhe. Mpereza njye ubundi zatuvugana. Twubaka umubiri, tunubaka amarangamutima. Ariko kandi ntabwo umusore ari ubigiramo ari wenyine. Ariko ibintu mwavukiye harimo no gufata inshingano, kubahwa no gutegeka.
kuki mushaka bibiri mugashaka gufata izo nshingano ukakira kuri pressure wagiye he taha ngataha bo reka ibyo wari urimo ubanza ufatanya tuvugane nkabikora ariko haza akantu ko gufata inshingano ukavuga ngo umukunzi wanjye imisatsi yashaje inzara zirasa nabi reka mujyane muri salo twe ese ubundi kuki bibanda ku misatsi n'inzara gusa rega ubwiza bw'inyuma akuzuye umutima akagusesekara ku munwa no ibikuri b'imbere bisohokeye n'inyuma niba umwana akuganjemo umutuyemo cyangwa agutuyemo menye ngashobora ko none cyagikiremwa ufite imbere kuri nyine rugo mubwa turatwambo twiza twakuzuye umutima ukatumubwira nawe agasusuka ku mutima fata no muri ya kofi none se ko yabaje kutugura oya ntagaruka kugura urukundo rutagira ibikorwa muri biriya biranditse ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ariko nyine hari niba unyemera unkunda provide hari ibindi bikorwa ariko ibi mbwira ikindi gikorwa wakorera umuntu ukunda atakikorera oya ni byose wabyikorera nayo mafaranga nayo wayabona mu gihe ntayo mfite erega niyo naba nyafite nkeneye nawe ngo nongere nyine ushobora kuba nayo ufite wowe ariko kandi n'uwo musore nayo afite kandi niba ntayo ufite nta kibazo ntabwo bikwiye ko abantu bakundana badafite amafaranga kandi bagakunda babaho mu gihe noneho wa wundi ubizi neza ko ayafite ariko adashaka kuyaguha ubundi ayahane ayakoresha ibindi ashobora kuba arimo arategura proje zizatuma wenda mubaho neza niba uzimbwa izo proje nkambizi ko zihari haba nzi kujya kugura amabati ya 5,000,000 haba navuga ngo yenda ngo izara n'imisatsi byashaje kabimarana ukwezi kumwe ndihangana bimara amezi 3 ariko bidakuyeho ko uzanyita ariko nawe hari icyo wakora nose ujya ngo ntabwo nose utaraza nari narapfuye ahubwo uje nyine kugira ngo ubuzima bwanjye wongere nyine ikindi ubundi mu rukundo habaho n'imanguhe abagomba kugira ikiva ku muntu kikajya ku wundi duhana amarangamutima icyo ni icyapa sibyo nawe kazana amafaranga wowe waricaye urankunda ubundi umusore akuzana mu buzima bwe kubera ko yatekereje ibintu byose akabona noneho aragukeneye ntabwo ari wowe yahereyeho yarabanje atekereza ibintu byose agera kuri etape abona agukeneye sibyo uzi ukuntu ibyo uretse Irene agutekerezaho aravuga ngo iki cyuho murayaza akacyuka cyangwa akavuga ngo ndabona mura namuzara mu buzima bwanjye ni decision yafashe ariko njye wansanzanura ari ntuje naje mu buzima bwa kubera unshaka hari uwakuzanye kuko agukeneye hari n'uwaje kuko agushaka cyangwa rwa rukundo bamugaragaje yaruziyeho sizi niba uri kubyumva ndi kubyumva wowe wicaye wumva urankeneye uraza uranyakocinga nonge the way waje uburyo wajemo bwatumye nanjye hari feeling zamuka ndaza ikindi cyatumye nza ibyo nibyo bituma njya nibaza niba abakobwa namwe mujya mugira urukundo turarugira ahubwo kandi yaciye kirazira iteka mukenera gukundwa iteka kandi mukanabigaragarizwa binyuze mu mafaranga mu tuntu dufatika oya urabanza ukaza kuko uje kuntereta ntabwo of course ntabwo mpita nkubwira ngo konti yawe iri hangahe cyangwa momo yawe iri hangahe uzi ukuntu bivuna kutereta umaze kubivuga ukuntu aba yarabitekereje ntabwo afata umwanya ngo abitekereze kuko byamutumye byamujyanye rimwe na rimwe ahubwo kwa kubitekereza ntabwo ari ukwicara ngo avuge ngo reka ngende na approaching uyu mwana naramukunze bindimo gute ahubwo aricara akapanga ibintu byose byarangiye atavuga ati kwa runaka umukobwa kanjye kumurangira ibyo muganira we yicaye afata decision noneho wowe agusaza aho wibereye akuzanye mu bintu akuzanye kuko agukeneye agomba kukwereka icyo akuzaniye nakwiteho nose niba uje mu buzima bwanjye nahastoringaga kugira ngo yiteho ukabuje nyine nyereka impamvu uje hari icyo uzanye byanze bikunze hari icyuho uje kuziba none ubwo muri make umuntu agiye mu rukundo se bibaho se ko umuntu ashobora gukora urukundo n'amafaranga akenewe nyine muri relationship se ashobora kujyamo n'amafaranga akenewe ukajya muri relationship n'amafaranga niba ntayahari zibaho ntabwo mvuze ko inkundo zose ziba kubera amafaranga yego ariko mu gihe ahari isangira n'ukunze none ugenekereje hagati y'urukundo n'amafaranga ni iki cyagombye gushakwa mbere urukundo rubaho ariko handi hari amafaranga yazanemo uzi ko hari abantu bakundana ugasanga ukunzwe n'umuhungu
agurisha umushahara we hari ubwo mbabwiye bakobwa ntabwo mvuze ngo umunsi wa mbere ujyura n'umuhungu ubizi ko afite akazi utumubwira ngo harya muhembwa ngana oya simbagumure ariko niba musore uzi gukunda n'umukobwa mukundane yewe kuko nikizatuma mujya mu rugo saa mafaranga yego ni ibyumviro mufitanye ariko niba amafaranga ahari mwitana kimwe nuko iyo umwana azi ko ufite amafaranga warayamwita iyo yaciye urwaho ubundi rero wowe turetse kwinjira mbwira ukuntu nakundana nawe ufite amafaranga isoko kikansaziraho kugera kuri level utinya kunsohokana cyangwa se nzagenda igisoko kigatakara nyine umuntu yafite agomba kuyakoresha ahubwo mwibaza umuntu utayafite niyirirwa bijyamo oya niba adahari ndabyumva niba adahari kuko abantu ntabwo banganya ubushobozi niba adahari ntayahari ako niba ahari utayaza arayazana ubwo ashobora kuyazana ukayita make bitewe wenda n'ibindi bikorwa arimo arateganya bimbwire mbimenye nakubwiye ngo niba ari ugusuka nari nzi ko igisuko nkimazaho ukwezi nzihangana kimara 3 kuko nzi ko ari ibikorwa urimo kandi nzi none niba ntabizi icyo gikorwa ntazi ko gihari rikozo mbwira ngo baby ifite ibintu byo gutwara amafaranga n'ibiki nihanganye ntabwo ndi buze ngusaba amafaranga buri kwezi yo kujya muri salo ndabyumva ari ibindi urimo ariko ntibikureho no twaduke ko ntubu none se kubera iki ubundi byabaye itegeko ko umukobwa ari agomba kwakira gusa abenshi barakira rega twebwe ntabwe twaremewe ubundi turi nk'imitako uzi kuntu byaba byiza nk'ubu ngubu muramutse mutembeye ahantu nibe na ngombwa ko mwigora mujya muri hoteli ahubwo ukaba ufite nk'akaji nawe ufite nk'utundi tuntu turi solide uzi kuntu byaryoha iyo ji wayinywa mu gitwari mu busa nyine umwe akaba oya tuze tugende twicare uretsere niba twasohotse ntabwo naza ko iyo ji utiyifata ako ni dessert tugende twicare na boyfriend wanjye dufate icyo dufata niba twagiye ku mazi twicara turya of course tumara kurya dufate utwo tuji two dutembera ku mazi kugira ngo turajye ahubwo se yabakujyanye iyo adashaka gushiraho amafaranga afata decision yo kujyana ku mazi nuko bazi ko n'ibindi byose bihari ntabwo yajyana ku mazi kunywa yo ji ubwo utayafite wenda ashaka kumedita ijyana iyo wenyine ashaka kumedita zo ukajyana ku mazi ashobora kujyana mu rutekerezeho neza hari abantu barutangira batazi ibyo ari byo noneho nyuma wenda bakaza gusanga harimo wenda nk'utubazo tumwe na tumwe tugiye dutandukanye bavuga ati reka ngujyane hari ahantu urimo urareba akayaga ko mu mazi dushobora kubitekerezaho neza tugahava dufashe umwanzuro cyangwa tunapanze imishinga yagutse rero umusore ufata intego yo kuvuga ngo akujyanye ku mazi atarigeze akugaburira nta n'ikiraha akamurikira kuko nibyo abakobwa dukunda nta n'ikiraha yigeze akugurira akubwira ngo sheri ndashaka ko tujya ku mazi tujye gutekereza ku rukundo rwacu ntacyo afataho nabanza kwiteho mukundane maze murere urwo rukundo muruvomerere nirugera kuri etape yo kuganiraho mwumva mugiye gukora mariage niba ari propose kujyane ku mazi uzajyaho nta kibazo ahubwo uzi kwifata uraho wimenyera igisuko wimenyera inzara wimenyera n'ikiraha cy'ijana urakimenya uzavuga ngo ugiye ku mazi gutekereza ku rukundo uko bimeze kose amafaranga ari kugira uruhare mu rukundo runini cyane none siko dusanze koko amafaranga ari kugira uruhare runini mu rukundo ubwo urukundo rutagira amafaranga rwo baba rusobanuye iki oya urukundo rubaho n'urwo nguko ko abantu bose bakundana ntabwo ariko baproporezanya ku mazi n'abadakora propose bitewe n'iki kuko bazi umufuka wabo bakavuga mu bushobozi dufite ni propose ntabwo twayiteza yadukenesha rubaho ariko mubiziranye mwembi ko ntayahari uzi umufuka wawe nawe azu ariko mu gihe ahari nicyo ndi kugaruka mu gihe ahari yego kuki utayatanga utanayamaye nagira ngo hari abandi uyashyira nyine twasanze ashobora kuba yatanga ariko agatanga adahagije urayafite none ongera kujya kumukanushuraho akandi kanushu ugahana musi yayamara ntabwo mubwiye ngo yamara niba uhembwa 1M ku kwezi ufata 30,000 ukazima nkajya muri salo cyangwa nkisesha neza uvuze make hari umwana uhagurukira muri 500 ko ntabwo mwamukundana ngo 30 yabura erega ntabwo ari ikiguzi cyangwa igishoro uretse ko wenda n'uruhare rwa kujya mu mukunzi wawe se wenda ikibazo nuko byaba formule kavuga ati buri kwezi azajya kuri 30 nibyo bishobora kuba ikibazo gusa ntihari abandi bayaha batanakunda aho niho bibera ikibazo nyine none ibaza ufite umuntu mukundana utaguha n'ijana wajya kumva kuva
ari kuyaha abandi none reka nk'urugero ibaze ukundanye n'umuntu mufite amafaranga kuri account mwembi murabizi ukiryo kimara ukavuga ati ukwezi ndihanganye nta n'ijana nzakuraho nyine ugatuza nk'umukobwa yenda mufite n'imishinga yo kubana ewana ukihanga ajya kubona from nowhere habaye nk'ikintu gitunguranye y'amafaranga yose tipa akaba yakuye kuri konti agiye gukemura cyane yenda ni nka mariage iri muri famille cyangwa ayakuyeho ntabyuze wowe warihanganye nawe se uko utagize ibibazo ariko waravuze ati urugendo ndimo na boyfriend wagiye kujya dutangira ubuzima kanihangana sibyo si saving mwakoze yego arayafasha yajyanye muri bya bintu noneho wowe kanazi warihangana cyangwa ukabona ariko baranye ubundi amafaranga akora byinshi cyangwa niyo mpamvu muri iyi minsi n'abakobwa bari gutinya kujya mu rukundo n'amafaranga bafite ubundi kamugira inama niba uri umusore ubona wicaye ukiyandika ukishyura nyir'ibyondo stock yawe ufitemo ibyo ukeneye by'ingenzi si ngombwa ko byose ubibone iby'ingenzi ukeneye ukabona urabifite ukabona nta giceri wasaguye ku buryo uvuga ngo girlfriend nampamagara bitunguranye akambwira ati sheri kuko ubundi niba ukundana n'umuntu ikese habaye ikibazo ugomba kuba hari yego niba uzahamagara kandi n'uzitura ukavuga uti urwego ndiho ntabwo nzahaha niyambitse byose mukomeza kubivuga sigase uduciye kubyo aravuga ngo umwana aramutse ampamagaye bebe mfasha kano nabona icyo mufasha irire wiryame kuko ntabwo bivuze ko abakobwa bakunda amafaranga cyangwa ariyo bagukurikiyeho ariko yahari ikibazo ushobora kuyiba uwo muntu mukundana ahereza undi kandi ukumva nta kibazo ariko nyine abaje gukemura ibibazo gusa girlfriend yo nta bibazo agira nyine ibibazo by'ingenzi wenda yabikemuye by'ingenzi urashobora ko yabikemuye bisanga haranda akenewe rero niba uri umuhungu ufite amafaranga cyangwa uyagiye ukaba ufite umukunzi uzi ko atakwaka amafaranga hari abandi bayamuha kandi nutangira kujya umuhamagara umwibarisha ubuntu bwinshi ukumva rwose umwana ni umunyamahoro baby wariye yego ukabona sigasuka mubizi umwana ahora akeye uzazana ifuhe ibyo udashoboye gukora ubwo bari kubigukorera ariho babasaza baturuka oya ntabwo umwana ariko se ndakubeshye ko umukobwa ugifite urukundo mu mutima we ushobora kwicara avuga ngo ngomba kugira boyfriend agira umwanya w'abasaza cyane ikindi cyiciro nyine abasaza bo ntabwo baganira byinshi no kurasa ku ntego ariko se ubundi data niba uri n'umusore nta mafaranga ufite sega umusheri wawe abona umugabo ufite amafaranga ajya yamuhanazane nawe akwita bitwaye apfa kugenda akagaruka ubwo wowe wagakora ako kantu n'umuhungu oya uri umukobwa n'umukobwa yayaguha warangiza ukamuzana nkamushyira nzi ko yakubiswe nzi ko ntareba ibyo twajya tunapanga rwose navuga nti sheri ngiye hariya urumva ningera icyo mfata ndakuramo ahubwo se wanatinyuka kuyimubwira ko oya rukundo n'ubundi ubona ko urukundo ntacyo ufataho cyangwa se nyine muri aho mutegereje ubufasha bwo witera uvuga ati nose ntabaje babwira abakunzi babo bakavuga ati baby wowe nubona igisaza kuko urabizi ko ibisaza kiriho hanze akavuga ati baby nubona igisaza kiri tayari kuguha amafaranga ujye uyazana tuyashare ubuzima bwaroroshye ntabwo biba byoroshye none se hagati y'umusore n'umukobwa ninde wunguka mu rukundo niba koko yunguka yungukira regera mikoro sinzi ko ndi kukumva neza warumfashije ngo mu rukundo hagati y'umusore n'umukobwa ninde wunguka yunguka icyo ubundi yungukira cya mbere twembi turishimye cyo cya mbere ubundi kirimo ingingo nyamukuru kugira ngo abantu bakundane n'ibyishimo n'umunezero dopamine urumva niba uzi ko uri mu rukundo utishimiye uri gukora neza ko niba uvuye no ku kazi unaniwe wagize umunsi muremure cyangwa se uri mu rugo mu tuntu twinshi iyo ukeneye kuruhuka uhamagara wiyibutse aho bivuze ko twembi twunguka urukundo si na bizinesi ngutegereje inyungu zindi ku mpande zombi ziruka kireka iyo muri mwe harimo uwagiye mu rukundo afite n'intego
niba naraje gukundana nawe narabibaza nkavuga ngo rena afite amafaranga expenses zanjye za buri kwezi zaba ari able kuzikavara naje nakubaza urukundo naje mfite bizagorana ko njye nishimye mu gihe bya bindi naje gushakaho ntari kubibona ariko niba nzi ko naje mu rukundo nawe waje mu rukundo nta kintu dushakana tuzishima bibaho se bibaho nta na kimwe giteganyije nose intego y'urukundo si Maria yego nicyo kiba giteganyije uretse bya bindi abantu biyongera kandi ibyo ngibyo abantu benshi barabisangiye nyine ni inyungu kuri buri umwe mariage mariage niyo bavuga mariage ni inyungu kuri bose muri make mu rukundo bose iyo bagiye mu rukundo babyumvikanyeho ntawe ushaka izindi nyungu ku uri mugenzi we biba bibi ni ryari se umusore oya reka mvuga umukobwa ni ryari umukobwa yunguka cyane ryari umukobwa yunguka mu rukundo iba musohokanye ubundi kuba umukunda ni kimwe kiramunezeza akantu nyine niyo wavuze keya nyuma yo kumbaza ngo nariye waryamye wifubitse kwa konje ko wari urwaye wakize wafashe imiti nyine ukuntu nk'utu mura dutamo uduceri noneho keya zikaba furu aho ni handi n'umwana guhamagara ukuntu afite energy full packet aho bwati babe bimeze bite hari n'impamvu ariko nawe atemerewe kuvuga kugira ibyo avuga bimwe na bimwe yanakubona ahandi akaba yakwituriza kubona ayo afite nyine ariko kandi agukunda kubona amafaranga afite inde umuhungu akambona namuciye nk'inyuma bivuga neza mbese yego umuhungu akabona nkundana na Claude asaze ndi kumwe na Peter agatuza kubera ko nta mafaranga nyine akituriza nyine niba azi ko dukundana izo nshingano zaramunaniye dore aho byabera ikibazo wenda ni igihe yagize icyo atanga ese kankubaza ubu ugiye kugura inka batajya gutanga 300 akaza utanga miliyoni wabona nk'abayijyanye ukajya kuburana ngo kuki inka yanjye muyitanze kandi nta mafaranga wari ufite nta mafaranga wari ufite bikomeje kugorana nkomeje kumva umuzi mu rukundo amafaranga abigiramo uruhare sinzi niba ari amashami cyangwa igiti cyayo cyangwa ukaba imizi ariko uko imeze kose uruhare ni runini cyane mu rukundo ku mafaranga bigakomeza kuba ikibazo rero ko abantu tutayafite cyangwa tutarayagira rero mutaragira mwanze muyashake mbere ko mushobora gukunda hari wabanje gushaka urukundo aka kanya arimo ararusasira kandi akarusasiza amagambo akarusasiza utundi dukorwa dusanzwe tutari amafaranga bari baragize amahirwe ku mwana udafite erega ntago umukobwa hari n'abantu badafite ibyo bakeneye badakeneye amafaranga nyine uwo muntu bamuyihese ku buryo Preserine kamera ku rugero rworoshye hari n'umuntu Preserine yaguraga 250 muri 2012 niba ntibeshye neza uyu munsi 800 ese uwo mukunzi wawe wasanga ariko ubwo wasanga babaho ariko nyine ubwo twasa no kubona erega ni igice ngiye hari umuntu nzi urayamuhereza naga yanga nyine ariko mu gihe runaka ujya kubona ko narayagaruye marayika kwisi ntabwo nzi ko bakibaho barahari pe kagarura igice kandi ubwo urugero ndaruzi kuko akayagusubiza kandi ubona hari biryo wasanga nk'abo ngabo ari bo wasanga umuhereza 100 afite 500 kuri momo ndabona rya jana ryawe rwose oya ntabwo aba yayasuzuguye arakubwira se ngo ndagushimira ariko akiri ibyawe nyine aragushimira birashoboka wenda akanayakoresha ako mu minsi mike ukubona ese uko usanze ari uko atagukunda adashaka kugira erega akamubwira nubona n'umukobwa arumva utakwaka amafaranga ntuzagire ngo nuko ntakeneye ese mwagiye mwibwiriza cyangwa se ugasanga kuvuga ngo atagukunda nta n'icyo washaka abakobwa tuzi gukina ushaka gukina mu rukundo umwaka ugashira indi ibiri gashira ubwo se ukamba igiceri cyawe uvuga ati n'ubutaka azansubiza
cyangwa n'ejo nini mubwira uko nimba atazatangira akavuga ngo ukuntu nakwitagaho nk'ibintu nakumenyeye tonde nyuma yo kuyagusubiza hari impamvu nawe se wayanga nde oya afite n'ayazane dukunda ngiye kuyashaka amafaranga shaka yarunda birasabwe ko mba mfite nkangahe ariko dore ko mpagaze ndaka amafaranga dukundane nibura 50 buri kwezi arahagije se zaterwa n'ukwezi uko ari ntabwo ibibazo bihora bisa ukwezi kugira iminsi 30 wowe uzamakinga sure ko ibibazo byose nzaba tuzajya ubikemura ubundi dukundane utegure n'ubukwe ku bihumbi byanjye 50 bishobora kuba bike yaterwa n'ibibazo ntabwo bihora bisa ako nayo hari duke wakemura none zo ugira ngo ntari byo mba nakemura iyo 50 iramutse iboneka se niba njya muri salo simba nta nisize ngo nisize nawe ugomba kujyana muri ushobora kuba amaze gutera imibare ngasanga iyo 50 arakora ibyo ngibi byose musore ukiri mu mibare ukicara uvuga ngo ndabaze nsago 10 kandi mu icara ubanza ushaka amafaranga none wewe kuba wabaza oya ubundi umujama yahembwe afite amafaranga nta no guhirwa ajya mu mibare myinshi ababara n'abatayafite ababiza akavuga ngo umushahara uraje kujya beba sati ntakeneye gusohoka ntakeneye mana ugahita ufata inshingano nicyo bita kuba umugabo ubundi urukundo ni stage dating ni stage ya mariage niba umuhungu mukundana nta n'ijana guha cyangwa rwabanje gupfukama menya ko mu rugo umunyu uzafata n'abadasobaje ashobora kuba arimo arazigama ariko se amafaranga azakora ibyo byose utekereza ko bishobora kuzagura dore ikibazo rero sinanze kuzigama ariko ushobora kuba utari kuyama nzi ko uri kuzigama hari undi uri kuyaha ko tutabizerara bikomeje kugorana abantu bagakomeza kwibaza ngo kubera iki umubare mwinshi w'abatanga amafaranga mu rukundo ari abasore Imana arabivuze nukuri umugabo uzarya urushye nukuri uramutse umenye ko nanjye nayo mfite ukajya umereza nta kibazo ntabwo rega nanze ko nayago nose ntibabaho barahari ikibazo wahere wabajije ngo ese amafaranga agira uruhare mu rukundo ikibazo si ninde ugomba kuyatanga sibyo niba hari nyafite nkaba mbizi ko boyfriend wanjye akeneye amafaranga nanjye nayamuha ariko muri rusange umugabo yavukiye kwita ku mugore we umugore ni nk'umutako mu rugo nurabyivomerera yarangiza head of the family yarangiza agakora iyo stage ugitegura ukuntu mu rugo uzajya ubigenza ariko ntago biri bworohe turacyari mu kiganiro ubuzima n'imibereho turacyaganira ku rukundo isano riri hagati y'urukundo n'amafaranga amafaranga akomeje gupima ibiro byinshi mu rukundo birashoboka ko ayo mafaranga akomeje gupima ibiro byinshi mu rukundo ashobora guhenge ku munzani bikarangira bisenyutse ariko tinya amafaranga umugabo yicara akakureba akabona ntacyo afataho kubera iki yabonye umukobwa ku muhanda wagiye afata urufito rwe arushoramo bamuha nyashi nziza z'amafaranga akaba agutaye mu rugo nuko atagukunda azagenda wamushara uyoberwa aho urengeye yite kuri wa mwana byahereye he umwana yishoyeho baramurema umugabo wamubonye bya byumvira bagufitiye birabura aragurutse bayambabarira rwose uvuga ibindi ariko ifaranga mwana w'Imana arabizize ko bikomeje kugorana cyane urukundo se banza ushaka amafaranga niba ukiri kwicara utekereza amafaranga karaga ubwonko banza ushaka amafaranga reka n'umuntu ufite amafaranga ntabwo avunika atekereza wavunika ute harya ngo umuntu wa 25 cyangwa n'itatu hagati ya 23 na 25 we yagombye gushaka umeze ute uri umuhungu cyangwa uri umukobwa umuhungu wa 25 usanga baronguraga kera muri za bibi kuri ubu uri kubusoje kaminuza bro ugifite nk'imyaka 6 kuzamura kubera kuri 6 imbere yawe ubundi kubera ku 30 kuzamura n'ubwo
umusore niba utararonse byaranze niba warako wafashe ukavuga reka ntangire famiye basi ibintu byarahenze inzu ni ngombwa inzu ntabwo kiri ikibazo cyane na leta iri kubaka inzu zo gukodesha ubukode ntabwo kiri ngombwa n'ibihugu byateye imbere baka apartment ukagera ugafata ku si ikibazo akazi ko ni ngombwa ariko ose amafaranga yawe ariko na business irahagije ufite akazi business kwikorera byose kuko hari isoko y'amafaranga isoko imera amazi ahantu amafaranga kuko hari isoko y'amafaranga faranga ni faranga mba turi kubura noneho ariko muri iyi minsi by'umwihariko iyo hajemo amafaranga nyine hari ikindi kintu ntabwo ari kibi ariko abandi hari icyo babivugaho gukora segisi bihurira he n'urukundo subize muri rusange cyangwa subize nkanya ku giti cyawe ku giti cyanjye sexe ni igikora ntabwo mvuze ko itabaho ahubwo uburyo ibaho na meaning mwayihaye kuko abayifata nk'igikoresho arayifata nko kwishimisha nk'abayifata nyine ni feelings bari gushare sibyo biterwa nuko uyifata barukoje igisobanuro ufite mu rukundo yego nanjye dukunda gatanu ni kene bikubiye gake kuko niba nkundanye nawe tugakora sex ejo ngakundana n'undi tugakora sex ejo ngakundana n'undi njye ku giti cyanjye hari numva ntacyo bitwaye ariko njye ku giti cyanjye kireka ndishuba ko ari wowe wenda tuzabana prefera ko sex yaba nziza muri mariage umuntu uzi ko muzabana ariko mu gihe ukoze sex n'uyu muntu ejo n'undi bro cyahindura ibiziga noneho ibaze kujya hari akandi kantu njya nibaza ibaze ukaba uri mu nzira ugahura n'umuntu duhuye tugasuhuzanya birarangira akiri usigara utekereza ariko baza turahuye uranzi ntabwo turahuye ndambaye ako ntabwo mbonye ibyo nambaye uratoboye ijoro ryawe riratoboye kuko uranzi ejo mpuye n'undi umuntu wese umbonye mbona ndambaye ariko abona ntambaye kubera iki cyangwa na byindi bya pasi niho bihera pase ibi ngibi unyipasiriza nimero umuntu se bigakunda araba bikorera nuko hari icyo bakuzi nyine ya rukundo n'abajama ari abana babi kavuga ati uriya mwana rire kurakira hari icyo nanjye kuvuga ariko n'abajama ari abana babi urumva akaza yenda uramukunda arababikora akaza murakundanye niyo sex aricyo cyamugenzaga agapretendinga ko muri gukunda irarangiye akigenda ahubwo agahita abwira umushuti bati bro urabizi se igerereyo uzaza umbwira urumva ntabwo bikiri ya sex yabaye kubera urukundo uri guhinduka igikoresho kandi ibyo bitera depression biriya hari umupasiteri numvise kuvuga ngo sex ntabwo ari just kuryama ngo umubyuke mugende hari ibindi muba mwashiyanze kuko ni igikorwa kibera indani mu hari ibyo mwahuriyeho hari urabyuka nyine ukumva wabyutse wawe niyo mpamvu navuga ngo iyo ugize umu ex mwatandukanye nta kintu umukozi biroroha kumenya ariko uzi ko mwabona hari ibintu mani muziranyeho byinshi ugasanga kumwibagirwa ni ikibazo washaka umugabo ukagira urara ukompa njye numvaga turamutse tugendeye ku cyongereza kugira umuntu yitwe sex nuko kari akantu ka prefix na kari ka suffix ka ira suffix nyine yitwa x yagombye kuba bivuga ko byabayeho ibyo bintu abantu bose nyine njye niko mbyumva ariko n'undi bavuga ko umu ex n'umuntu mwagize icyo mukora umwita ex umu ex katurega kubica ku bantu umuntu mwakoze ibonano mpuzabitsina umuntu wese mutaryamye ntabwo ari ex niko biba bimeze niko kuri nicyo ex bivuga niba uzi ko twakundanye ukaba uzi ko twarasuhuzanyije twaraganiriye twaraye amajoro kubera saa mbiri kugera saa cyenda z'ijoro ntacyo bivuga
none uwo turi kumwe suzi tugeza ryari ntabwo barajya ibyo ni ibintu bishyashya waragiye ndasubukura ariko niba uzi ko wabonanye n'umuntu hari ibindi mwasangiye bitari amagambo gusa kandi ikindi ngo abakobwa ngo mwifitemo impano cyangwa niba ari impano cyangwa ubunararibonye ngo ku buryo ngo mushobora gukunda abasore bane icyarimwe kandi ku kigero kimwe ku buryo nta n'umwe unamenya ko biri kuba. oya ntabwo icyo umukobwa akora ari ukubakunda ku kigero kimwe ahubwo buri wese amugenera ibimukwiye. ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushobora gukundana nawe haba nzi ngo niba wirirwa mu kazi taha saa 11 ugakora yenda uturimo two mu rugo saa 1 ukamvugisha saa 2 uba uryamye kugira ngo mu gitondo waruhutse ujye mu kazi. ubwo hari uzi neza ko ayo masaha nanjye ndi mu gikoni ndetse atagomba kumpamagara cya gihe uryamye wa wundi uzi ko ayo masaha nari ntetse aba azi ko mpishije akampamagara tukavugana wowe uzi ko naryamye yego bana yanjye twagukina ariko iyo uvuze ngo ibintu biratandukanye. abajama hari umwarimu wanjye watwigishaga igiswahili muri segonderi yaratubwiye ngo umutima w'umusore ukundwa n'umukobwa turabona multipliza kuri itoboye dutondetse umutima w'umusore utwumba twinshi buri kumba karimo umukobwa muratondetse iyo ugiye ntabwo byirwa mugora niyo mpamvu yaratubwiye ati niyo mpamvu umujama akenshi ubona kubwira ibintu kandi nzi ko aribo bagorwa cyane. y'abajama mugira umutima wanyu nyine urimo utuzu twinshi so umugabo mugenzi wanyu so bitubwiye ntabwo ari umugore yari umugabo professeur yari umugabo yarabitubwiye kandi umuntu wari ukuze ubona ko ibyo akubwira bize atari kwa kuntu umuntu bamungana akazababwira ibintu ukabona nta experience afite yari umugabo unuzi kurusha. aratubwira ati umutima w'umusore urimo utuzu twinshi buri kazu karimo umukobwa iyo ugiye uwari uri inyuma arisunika kandi wa mwanya w'inyuma uko bagiye bisunika hagati hajya mu nda naho umukobwa afite umutima umwe niyo mpamvu niyo umubabaje arabirwara. nzi ko abasore aribo bagerageza ubundi bazi ko ngo abakobwa ngo aribo batendeka abakobwa kandi nibyo abakobwa n'abana ni ukuri pe abakobwa n'abana cyane bari mu bantu bagira umubare mwinshi w'abantu kuko ashobora kugira abamugani buri bumugira inama. oya kuko n'ikimenyimenyi uzatinye ko umusore ashobora gutereta abakobwa batatu mugahura uri uwa kane ari aba ex yenda wokunda nawe cyangwa mudakunda ako biba byararangiye uretse ntabwo nyine ubwaye ngo nawe ari ex wawe ngo umufite access n'ibiki ugasanga mu ex umwe azi ko boyfriend nta kazi undi azi ko akagira ariko adakurika undi akaba azi ko noneho ari provider why hadisayidinga umugabo nyine ntihane nyine ubuzi ko mfite umushitanyi w'umuhungu urumva arabomora terime ya nzovu arabomora undi azi ko ntabyo akora urumva umujama ahinduka uba ashaka ako tinya umujama udatinga abakobwa beza ifoto nziza n'umukobwa mwiza wese ayifite yarasohokeye ahantu heza ari umukobwa wese ashaka yajya gukora mariage ukamuruka turaya akizana umwana w'umukobwa utuje kubera iki you decide who to bring into your lives ariko twe tuza kuko mwabidusabye. aba ngabo rero bagerageza ibyo ngibyo n'abakire cyane kuko twamaze gusanga amafaranga agira uruhare muri ibyo ngibyo. ubwo rero biragoye ko umusore yafata umukobwa umwe akagira icyo amuha yangiza agafata n'undi akagira icyo amuha. impamvu bishobora korohera umukobwa ni uko we akenshi aba akeneye something ibintu nyine bifatika. urukumva rero ko witondere ubwanga abakobwa bari royo nyine ntabwo bakunda baracitinga ariko si kimwe n'abakobwa kuko iyo umusore ashobora gucitinga ashaka yenda yumva desire ze ari ibintu ashaka kwiyushimisha muri juste arakubonye arakwifuje agahura ari icyo ngicyo ashaka ariko biragoye ko umukobwa mwahura wese araza affection byose wese nyine niba ari amarangamutima arayashaka yishimisha mu mubiri we ariko mubivuga araza ariko umujama ashobora kubona ari cyo cyonyine yishakira nibakorera yikomereza hazagira unyurera biba bitandukanye. nari nzi ko bigora abasore nyine kubera ubwo buryo nari mvuze ni nabwo twanahereye nyine turi gusanga hari aho bidashoboka mu gihe nta mafaranga ahari. none wowe uvuze kubishoboka bigashoboka ryari
kuba umukobwa na umusore yakunda abakobwa barenze umwe icyarimwe, ibyo bita gutendekanya bishoboka ryari? Uretse kuba afite amafaranga. kunika kubwire uburyo bwose cheating birashoboka as long as umuntu atazi icyo ashaka. Ariko hano igihe umuntu ntafata decision y'ibyo rero kuko umuntu ababwira ngo itabi ariko igera nzanye, cyangwa ukabuza umuntu anywa itabi mwabura aho bwa ngo nta cyiza cyaryo ntarire ninde uba wamubwiye. Hari decisions umuntu afata nukuri umujambo ukaba ubizi ko acitinga pe ukazongera guhura ari umuntu muzima anakugira inama ko nta cyiza cyaryo. Nabyo bibaho kandi cheating rero nta buryo idashoboka. Ushobora kuza ari decision wafata cyangwa ukaza nawe utabizi kuko nkakubwiye niba nkundana n'umujama mukunda ako tambonera umwanya umwanya na communication ni ikintu gikomeye kaguhamagara uti mwana ndakuze uyu munsi ukanyereka ko hari ejo satanya no kubivanga binange binyivanga vangira nshangamukirwe numve sinzi aho bihagaze. Handi banakubaza se ari in relationship uvuga ntabwo bizi. Icyo gihe nimbona undi umwanya suko ntagukura nimbona undi umwanya zashiduka byane. Ubundi si kubera iki ibintu bya depression usanga byerekeye ku bakobwa cyane gira amarangamutima kandi abasore baba banashoyemo. Nakubwiye ngo umusore akuzana mu buzima bwe ari decision yafashe yicaye akavuga ngo njye gutere turi ariko twe tuza kuko mwabidusabye nta kindi twiza dutekereza wanya approachinze mbona nta kibazo ndaza nkanjye ntabwo nigeze nicara mvuga ngo runaka twakundana bigashoboka oya. Ubundi si iyo mutereta no muganira iki ku buryo mutaganira kuri buri kimwe umuntu buri mwe wese ashaka baganira akambwira ngo ashaka uragenzwa n'iki cyangwa ubwo uretse ngo baza umujama ashobora gutereta ndabizi agezwa na sex akanakwitaho kurusha uko uwo mukundana ugenzwa n'urukundo yabikora sibyo yamaze kubibona none se ukeka ko umujama mwaganira mana ukuntu baba bazi no gutereta batanga care aho bajama yo tinya bajama afite utugambo twinshi ni nk'abajama badafite akazi buri kanya babagara amasaha 3 urumva mukaguza amadeni akabasumba no uretse ngoge nibyo nabubwiraga cheating mu gihe cyose utari muri relationship uvuga ngo nayigiyemo goro ari mariage cheating zabaho depression zanabaho ariko ubundi byakabaye byiza utishoye mu rukundo kuko uko ukomereka cyane mu rukundo niko icyizere kirangira kigushiramo ukundana n'umuntu umwe arakubabaje ejo ukundana n'undi arakubabaje ejo ukundana n'undi arakubabaje ntabwo uzasigara ugendera ku marangamutima ahubwo uzasigara muri judgment. Umuntu anaza kubwira ngo aragukunda nyine anagukunda pe birangira utabyemeye uzamureba kubera ya bad experience ufite ku rukundo ibikomere wagize bitume urukundo rwawe rugiye kujyamo rutaba. Hari inkuno nyinshi zangizwa na past experience bagize mu rukundo niyo afite abantu nka 5 se bambabaje uraza uruwa 6 unyizeza ute kutazigera imbabazi gute ko ndi bubyumve gute ariko ntago abantu bose baba bahwanye ndabizi ntago bahwanye ariko akamenyero ni stage ugomba kujya kureba ibyo ari byo nyine ukagira uburyo nawe urekura amarangamutima ari akazi wihaye nta kintu none dore ikintu gisekeje ugasanga umuntu witurije wicariye aho n'umusore cyangwa n'umukobwa yaririnze urumva ajya gukundana esa kubitarana na wa wundi prayer wahatari ewana umwana gaza akakuraburiza ariko uzi impamvu se gatugwa ku muntu utari seri sha n'ukunda n'ikindi ni n'ikibazo ngo nuko n'ubundi ngo umuntu iyo shoti yitwa ngo tugiye gufata n'ubundi ngo umuntu udashobora kurasa ku ntego kuri iyo ngingo ngiye nkubwiye ko sinzi ko ngo yitwa umuntu
udashobora gukora ibyo ngibyo nyine barahari nyine sinzi icyo erega sinahakanye Sinzi icyo bamwita. ntabwo nakanye ko sex yabaho mu bantu bari gukundana ahubwo iba higamije iki inabaho gute ariko muri make ntacyo twaye aterwa namwe hagati yanyu ko mwabyumvikanye nakubwiye ngo ku giti cyane prefera ko yabaho after marriage igira icyo twari iyo uzajya ku wundi ko hari umuntu uzavuga ati niba utambomboza ndaba ngutunzemo iki seriously ntabwo ni ukuri umuntu erega hari abantu barakaye akanaza rwose straight to the point akubwiza ukuri nta bintu byo guca hirya no hino mumaze muvugana amasaha angahe iminsi ingahe amezi angahe uvuga ati ariko be ubundi nta na rimwe ujya wicara ubitekereza nta na rimwe urumva ko abantu barakayira ariko hari n'umuntu nyine uza yari afite na gahunda y'ibintu birebire ubwo nyine ndavuga iyo mariage ariko nyine bitewe n'ukuntu mubanye ugasanga yifatiye iyo gahunda y'ibyo bya hafi ariko ngewe icyo mpamya cyo ni uko umuntu umweretse niko nawe hari igihe uza kuko niyo ubaye hari utwitozo wakuye ahantu udazitaje ego rata narumvise ko hari umuntu numvise ari kuvuga uba ugomba gukora practice kugira ngo nugera mu rugo uzabikore neza ariko ntabwo uri kwimana akora amana ibintu byarakomeye ni ukuri pe bijya bibaho nyine kandi n'ab'ingo nyine zisenyuka abenshi nka 90% nibyo bapfa ngo ntabwo abishoboye wenda bakabyitirira ngo ataye ikiyiko hasi ntabwo bipfa ko atabishoboye ahubwo wowe nyiri uvuga ngo ntabishoboye yakoze imyitozo ikomeye ntabwo umuntu warwanya Ukraine ntabwo ntabwo uzamubwira anganya umwitozo cyangwa anganya ubumenyi bwo kurasa nk'umuntu warwanya muri Congo ntabwo bihura uko urwana ku rugamba rukomeye niko ucyara kurushaho wera winenga umuntu ngo ntabwo abishoboye ahubwo experience ufite nicyo kibazo kandi ujye umenya ngo mushobora kugera mu rugo umugabo yarabikoze ntako atagize ati yarahaze agasanga wowe uracyari virgin akakikubaye urugo rukabaho nabyo bibaho rugastandinga yarabikoze yarahaze akakubahira ko asanze wariyubashye wo mugore usaba ko umugabo se kimwe n'umugore ariko ushobora gusanga umugabo witurije agasanga wowe ukagapfa ariko mwajya munashwana gatatu ahubwo ati ubundi se wowe hari akantu ukora kakubera gakomere kazamera nk'urushinge cyangwa akazahora kameze nka wakundi wafata umunyu ugashyira mu gisebe mugashwana gatatu ahubwira ati ubundi se nasanze byararangiye akenshi mu gushwana se biterwa n'abagore mu rugo cyangwa mu rukundo mu rugo aya shamba bari ibintu byarahindutse ubundi ubu niba umugabo atitonze umugore ariko se nyine hari bimwe bapfa kwizera kwararangiye hari bimwe bapfa biri inyuma ya marido abantu benshi tuba tutazi ariko nyine iyo bakoze ubusesenguzi bwabyo uretse nkubaze ukiri kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo tuba tutazi kuri ubu na social media iri hanze nyine turabikeka ntabwo ubikeka none se ntabwo uri kwiscrollingira ukajya kubona uguye ahantu umugabo wanjye byose kururuna bya bindi nawe ubwawe utinya kumva ukavuga ati urashize none kuri ubu bakwicaje urumva kubaza ngo ukurikije divorce ziri mu ngo cyangwa amakimbirane ari mu ngo ashingiye wabura icyo uvuga tubwire bitanu wabura icyo uvuga kubera iki nta banga rigihari izi social media zafashe ibintu zirakingura byinshi zabishize zatugize ibikoresho urumva rero kumbwira ngo abantu bapfa ese abantu baracyafite ntabwo bagipfa ubukene dore ubukene mbone wakubiswe agiye gushaka uyafite ubanza amafaranga ahari ari ayo mu ntangiro z'urukundo nta mugore ucyahukana ngo umugabo yamukubise ngaburira ugende uzataha uhansa kuri ubu abantu bararakaye ni ukuri kw'Imana umuntu aravuga ati ngense naje nje kubaka ntabwo naje nje kubara intebe utunze amasafuriya ndeba inzu yawe uko yubatse naje nje kubaka ugenda uzagaruka uhansa
urumva cyangwa yabona y'umucaza ntago abantu bakicara ngo batongane ahubwo ati ndagiye nushaka uzansanga urumva nta discussions nyinshi nta bintu byo gushwana swati natakureka mubane gukora ibyo ushaka ujye utuza aza gusigaye igenda ntago abantu bakicara rwose mubone bashwaye ahubwo ishyano risigaye riboneka mwagiye muratongana mujya mu badaso mugiye ku murenge wanze kuva muri urwo rugo bakwiciyemo iyo ni isigari kuba umugore yawe ukaye ntabwo bikiri ahubwo wayi utahukana ngo ufungishe agatwe kawe wihamaho buriya si bigira ku karubanda byakomeye ase iby'ubu rero bamwe nk'urugero nigeze kumva story yabayeho umugore n'umugabo bapfuye igikombe umugabo yaratashye yiviriye gushyiramo rimwe asanga igikombe mu muryango baragipfa famiye ziraterana ntuzugire abantu baracyapfa ibintu binini ahubwo kibaza ubundi muri dating ntabwo abantu baganira ngo bamenyane nicyo nanjye ni nakikubajije ndimo ndavuga ubundi iyo bateretana babaganira ibiki wambarije ibya sex oya wambarije nyine twasanze oya wambarije ngo ntago muja kuganira ngo icyo kintu mukiganireho aho nyine babitangira ahubwo iyo dating ariko banza barabanye ari pasi hari nta wabi kuko ntago numva ko datinga n'umuntu for 5 years this time we muri gupfa igikombe ariko birashoboka hari igihe umuntu hari igihe biza nyine mu kanya gato nk'uko umuntu ushobora kuba mutaziranye ukajya kubona arakwibye kwemeza ko sinago bose baba bayipanze aba yavuze ati ndiba ntuzi kanaka ese ko nigeze avuga ngo igihe ugiye mu rukundo nta yindi mibare washyizeho uzakuryohera the same case niba ugiye mu rugo ufite indi mibare n'umuntu azajya ahumeka ubwe ati uri kunsakuza kandi ahumeka ibazaho niba itaha urushyi none ko sosiyete iri kugaragaza ko uramutse ukuyemo iyo mibare ntacyo byamara imibare ni myiza yishyiremo ariko imibare izagukiza ariko bitari kugukiza uvuga ngo ngiye gusanza umugabo nkampa amafaranga nigendere gushaka aho nakunda ibyo bibaho ahubwo icara uvuge ngo niba mu rugo ndi mu rugo nzahaha umunyu ubundi kakubwira hari utuntu umugore ndaba umugore nta experience nyihagije mbifiteho ariko ndabibona ndi muri sosiyete yego hari utuntu nk'amafaranga umugabo yakaje mu bashe gukemura aho umugore wateye n'agahinda n'ikimwaro kuri umugore ukabwira umugabo kibiri kize umuntu kize shaka amafaranga uzahabwa nyine duciriritse kuko ayo umugabo niyo muvuga ngo hari ikibazo tuzago azariteje gukemura ariyo mpamvu bayuretse genda retse sheri ndacyashaka y'umunyu mu gihe umugabo ari gushaka y'ikibanza nandi gushaka y'umunyu ariko none nge ndahembe biragoye hanze hanyamo twagenda tuganana ku musozo uko bimeze kose si byazaba byiza ugarutse hano se si mu rugo cyane niba utaca nzagaruka ikaze rwose igihe cyose kandi uko bimeze kose yumvikanye abantu benshi bamenye isano riri hagati y'amafaranga ndetse n'urukundo usigaranye iki utari gukora ibiganiro ukuntu tubaza umuntu ugutunguye ngo usigaranye iki n'ibyo twavuze nawe usigaranye icya mbere ni uko ngomba kubanza kuyashaka amafaranga by'umwihariko ku basore ku musore banza ushaka amafaranga nanjye mbwira abakobwa bagenzi banjye muharanire kwigira uzaguhesha icyubahiro n'agaciro yego kuko umuntu niba azi ko agutunze niwe azanahera agusuzugura agufata uko ashaka ariko niba azi ngo mpari cyangwa ndahari arahari azabaho kandi nitujya gutereta inshuti zanjye basore ujya utereta umukobwa ubona uko umusanze uzakomerezaho umujyana hejuru ntabyo gukomplayininga anyway reka mvuge ni today is another day ni today ikiganiro ubuzima n'imibereho ndacyari Leonard kugenda tugana ku musozo ndacyari kumwe na Murako buriya hari ahantu bihuriye n'amafaranga bishatse kuvuga iki ni amazina yanjye mu mpine banze kuyarambura nawe ikiganiro cy'ubutaha anyway mukomeze bane natwe ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye hose twitwara ni today by'umwihariko
YouTube channel yacu kuhagera ubundi ugakora subscribe ariko kandi ukanagafollowinga kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse urahari ndisigaye WhatsApp WhatsApp ntabwo tuhanyura cyane ariko kereka abo dufitanye nimero nibo bajya babona duce kigenda bitandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza naha dusoreje ubwo naho mu kindi kiganiro cy'ubutaha.